Baramukije witega duhire mwawe ikaze mu kiganiro ubutumwa bukiza mu minsi y'imperuka. Ni ikiganiro mugezwaho na bene so b'abagorozi bakora umurimo w'ivugurura n'ubugorozi. Nk'uko mubibona uyu munsi turi ahantu mu misozi miremire aho twatembereye muri gahunda zacu za buri munsi zivuga ubutumwa. Ubutumwa nta bundi ni ivugurura n'ubugorozi nk'uko tubisoma muri Matayo 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, hanyuma bw'imperuka izahera kwiza. Matayo 24 umurongo wa 44. Kandi hakavuga ngo mu gihe udatekereza nicyo umwana w'umuntu azaziramo. Nk'uko byari bimeze mu gihe cya Nowa, bararyaga, baranywaga, barashingiraga ndetse barashingirwaga, ariko mu gihe batatekerezaga bahagaritse imitima ubwo babonaga imirabyo n'inkuba bikubita, batangira kwemera ibyo Nowa yababwiye, ariko igihe cyarenze inkombe. Ni nako bizamugiye giheruka amateka y'isi, aho abantu benshi bazanga kumva umuburo uheruka, bakinangira bagakomeza kugundira iby'isi, ariko mu gihe batazi, mu gihe badatekereza, ubwijwi ry'Imana rizavugira ahirengeye ati byose birarangiye, uwanduye nagumye yandure, n'uwere nagumye yere, maze buri muntu wese abone ingorano zihwanye n'ibyo yaharaniye. Bene data, bashiki banje ndetse namwe bakuru banje, babyeyi banje ndetse n'abandi bantu bose, turi mu gihe cyo kumva, turi mu gihe cyo gusoma ibyanditswe byera, turi mu gihe cyo gusoma igitabo cya Daniel ndetse n'ibyaheshuwe, tukamenya ese ubuhanuzi bwo muri ibi bitabo bugeze hehe. Amahanga yarakaye, state ndetse n'amacacizi biri kwiyunga hamwe kugira ngo bikore igishushanyo cy'inyamaswa. Nta kindi kimenyetso kizashirwa mu ruhanga rw'abantu, nta kindi kimenyetso kirindiwe aho amahanga yose akangaranye, ni ikimenyetso cyo kuruka icyumweru. Abenshi bishuka bavuga ngo ikimenyetso cy'inyamaswa, ikimenyetso cy'inyamaswa. Ikimenyetso cy'inyamaswa nta kindi ni igihe ubwoko bw'Imana ndetse n'ubwoko buba bwemeye kwakira icyo kimenyetso. Bamwe bazajya ku ruhande rumwe bakaruka icyumweru, abandi bakerereza isabato ndetse bakerereza amategeko 10 y'Imana, nk'uko byanditswe mu gitabo cyo Kuva 20 umurongo wa 8 ati wibuke kweza umunsi w'isabato, mu minsi 6 ujye ukora, ariko umunsi wa 7 ujye uruhuka. Ni umunsi wera, ni umunsi utuma twegereza Imana yacu, twesaba imbabazi ku makosa tugaragayeho mu minsi 6 iba yashize. Bityo rero bene data, mwese mukurikira ibiganiro ducisha kuri urubuga, dukomeje kubararikira kumva ndetse no kubaza aho mutumva, kugira ngo tubashe kubahereza umurongo nyawo muri iki gihe giheruka amateka y'isi. Musore ndetse nawe nk'umutwumva, ni igihe cyawe cyo gukora, kuko muri Zaburi 119 umurongo 126 handitswe ngo igihe gikwiye cyo gukora cy'Uwiteka kirasohoye, kuko bahinduye amategeko y'Uwiteka ubusa. Bityo rero mu gihe icyo gihe kitari cyagera, nimwiyarure muve aho bababwira yuko mwumva bababwira Yesu gusa, ariko ntibababwira imperuka ibategereje. Mwiyarure, mwitandukanye n'amadini ashaka inyungu ariko adashaka kurokora ubwoko bw'Imana. Ni bene se b'abagorozi, nk'uko dura tubibabwira mu gitondo, saa sita na nimugoroba. Mwitegure, kuko igihe mudatekereza ari cyo umwana w'umuntu azaziramo. Mbese ninde waruta Imana? The truth is the truth, whether you like it or not. Tell the world they got to stand apart. This revival and information, mwubaha Imana mwihimbaza. Sunday Lord coming soon. Happy Sabbath, happy Sabbath. Keep Sabbath as holiday of our Creator. Get ready, get others ready.